Mu myaka 5 ishize nibwo igishanga cya Gitovu giherereye mu murenge wa Gitovu mu karere ka Burera cyeguriwe abahinzi 179 ibumbiye muri koperative Duhingire Gukira. Abo bahinzi bari basanzwe bafitemo imirima ariko bahinga mu kajagari, bavuga ko nta nyungu bakuragamo. Nta musaruro wabonekagamo. Ntawo n'ibijumba ntabyo, imigozi yarameraga bikuma, ibigozi bikahita bibabuka bigacaba. Kubera amazi menshi gari garimo. Twahingagamo ibijumba, ibirayi, ariko ahanini byabaga ibijumba. Kajagari byari ibijumba, gahinga ibirayi, ari uruvangavange utamenya igihingwa icari cyo. Nta misarure yari ihari. Ntayo. Asangaga umuntu asarura ni dukeya cyane, nta kwiteza imbere kwari guhari. Twahingagamo ibijumba n'ibirayi. Bagahinga uturayi handi bagahinga ibijumba. Nta byeraga ngo tubone umusaruro. Ingaruka zabagaho nuko tutezaga. Abo bahinzi baje gufashwa kugikamya bagatangira guhingamo ibirayi n'ibigori, bavuga ko icyo gishanga cya Gitovu cyababereye isoko y'ubukungu. Kugira ngo kibene neza baduhaye agronomo bitaga Sebukima, nawe yakirangiza amashuri aradacamo imiferege minini uri kureba. Ibirayi birera, ibigori birera, ubu dukuragamo umusaruro w'ibigori tugakuramo umusaruro w'ibirayi, nta kindi kintu twahingamo. Kandi hiriye umunyeshuri ndi guhingamo nubararangije ari kwigisha. Nabandi bari kwiga hano mu Gitovu bageze muri segonderi n'iki gishanga kiri kubarihirira. Ubu mbonagamo nk'ibiro 70 by'ibigori, wenda n'ibiro 80 by'ibirayi. Ibigori pe dushobora nko gupakiza na toni 5 z'ibigori. Uwo musaruro uvuyemo dutanga mituweli, n'ejo heza n'indi misanzu yo ku ruhande tukabona nta kibazo. Perezida wa koperative Duhingire Gukira Ngabonziza Melkiade ahamya ko abahinzi bose bamaze gusobanukirwa ibyiza byo guhinga kijyambere no guhingira isoko. Akamaro ko guhingira isoko ni ukumenya guhinga neza kandi ugahingira ku gihe, ukamenya ko ugomba gushaka ifumbire, ukamenya ko ugomba gushaka imbuto ibereye ubutaka igezweho, atari kwa guhinga za mbuto z'imvangavange zitagezweho, kugira ngo umunyamuryango wese abone ko hari aho ari kuva naho ari kugera. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gitovu Ngendahayo Vena avuga ko hari impinduka zigaragara ku bakorera mu makoperative iyo bahuje icyerekezo. Iyo abanyamuryango igihe cyo gutanga ubwishingizi mu kwivuza bagomba kwizigamira biciye muri gahunda ejo heza. Muri koperative nta kibazo bafite, bose abanyamuryango barangije gutanga imisanzu yabo. Mu gihe abatari muri koperative ubwabo bitugora kubageraho uko biradusaba kujya ku rugo. Mu by'ukuri impinduka nziza zirahari biciye ko koperative yabo bayikoreramo ifite umurongo mwiza, natwe nk'ubuyobozi natwe bikatworohera. Icyo gishanga cya Gitovu gifite ubuso bwa hegitari 10 cyose kikaba gisimburanwaho ibigori n'ibirayi. Gusa abagihingamo bavuga ko gifite amazi make ku buryo mu mpeshyi cyose kidahingwamo. Tuyishime Jadofisi mu karere ka Burera.